Abanyarwanda banje kubasuhuza ni Meja Michael Mupende ukomeza n'ibiganiro. Iki ni igice cya gatatu cy'ikiganiro nabateguriye. Aha turibanda kuri Kagame uko yaje mu mateka y'u Rwanda kugeza ubwo abaye dictator, ndetse turatanga ingero za bamwe babaye ba dictator ku butaka bwa Afurika, uko bategetse ibihugu byabo nuko ingoma zabo zagiye zihirima. Kagame yatangiriye muri NRA, akazi yakoze kaje kumuzamura, akaba ari akazi yatangiye ari akazi k'umuntu udashoboye, ndavuga akazi yaje gukora ubuzima bwe bwose n'ubu ngubu akaba ariko agikora, akazi k'ubumaneko. Ubu bumaneko butari ubw'umwuga na busa. Akazi Kagame rero yakoze kari akazi k'abanyantege nke, cyangwa se akazi k'abafite ibibazo by'ubuzima, ndavuga health issues, bigendanye n'uko ingabo z'inyeshyamba za NRA zari zimeze n'ibyo zakoraga. Kagame rero yatangiye arinda abafungwa ba NRA ubwayo ku rugamba. Muri izo mfungwa habagamo n'imfungwa z'abasivili, abitwaga ibipingamizi, niho buryo ijambo ryatangiriye. Nabo barafatwaga aho NRA yabaga ifite abatungira ingabo za leta urutoki, abafatanya bamwe bari mu mashyaka ya UPC batashaka ko habaho resistance, abo bose barafatwaga bagafungwa. Hanyuma hakiyongeraho n'imfungwa nkeya, icyo gihe zari nkeya, zafatwaga ku rugamba kuva ku ruhande rw'ingabo za leta ya UNRA cyangwa UD. Kagame igihe cyose cy'ubuzima yatunzwe no kubeshya muri ibyo byose yakoraga, mu buryo bwo kuziba icyuho cy'ubwo bushobozi bwe buke no guhora ashaka ikuzo. Kubeshya kwa Kagame yumirije icyo gihe mu ngabo za NRA byajyanye ubuzima bwa benshi abo yabeshyeraga ashaka iryo kuzo. Igihe cyose Kagame yakunze kwishyira hejuru, kandi ibi byose byabaga bigendanye n'irari ryinshi. Muzi ko Kagame avuga ko yakoreye intelligence iperereza ry'Ubugande, ntaryo yigeze akorera. DMI iyo mwumvise yakozemo ntigeze ayikorera n'umunsi n'umwe, nubwo byahoraga ari indoto ze za buri gihe. Ariko hanze yayo Kagame yaritumbukizaga cyane, ndetse akigaragaza nk'aho rwose ari we yikuriye, cyane cyane ku batari bamuzi.
umwanya wa nyuma Kagame yagize ajya kujya mu kagambane ke ko muri Amerika ngo agiye kwiga, hari mu kwezi kwa gatandatu ku 1989. Ndanabyibuka neza, amafaranga yo kumujyana ku ishuri muri Amerika yari yabuze, baramubwira ngo nabarindiriye, ariko Kagame yarahatirije, kuko mu biro bya overseas training, ishami rya chieftains of training and recruitment, nta mafaranga icyo gihe yari arimwo, nta mafaranga yari mu kofazi zabo, ariko bagombye kwiguza amafaranga amujyana mu zindi departments za army headquarters. Kagame icyo gihe yagiye akererewe, ndabyibuka. Yagombaga kuba ari mu ishuri mu USA mu kwezi kwa gatandatu, ariko yagiye mu kwezi kwa karindwi gushira, yiga ukwezi kwa munani kugera mu kwa 10 nyine gutangira, yize amezi 2, ubwo nibyo yari ariyo. Mwese murumva ko Kagame yagiye abizi neza, abireba. Abari mu gisirikare cy'Ubugande murabizi ko twiteguraga, bigaragara, bizwi mu Banyarwanda ko twenda kugenda dutaha mu Rwanda. Kagame nawe nibwo yarimo arimbanyije, arimo gusibana arwana no kujya muri Amerika. Ubwo murumva namwe ibyo yari arimo. Intambara y'u Rwanda, aho Kagame amaze gukorera ayo mahano yo kwicisha abari batuyoboye mu Nkotanyi, ibyo mwumva yagarutse ntigeze yongera kwegera urugamba. Yabaye muri Uganda, Kampala, yabaye Zambarara, yaza ngo yegereye urugamba, yabaga ari ahantu muri Mpororo, hariya hegeranye umupaka, hitwa za Gashenyi, za Kizinga, za Gakamba. Ubwo niyo nakigaruka bakimudutoza ko baramudutsindiriye. Bimaze kugira intera ngo turimo turarwana twinjira mu Rwanda muri za Shonga n'ahandi ku mipaka, Kagame yajyaga azi Kampala, akaza agacumbika mu bayobozi b'Abakiga muri Kabare hariya, hitwa muri za Kamwezi, ahitwa za Gasheke, Kahondo, ahitwa za Rwene, za Karujanga, aho hari abantu bose b'abaturage, bamwe bari abayobozi ba leta bo mu nzego za leta, abandi ari abacuruzi. Niyo Kagame yazaga akibera, ubwo twarwanaga bwose. Nk'uko rero byagiye bivugwa igihe kirekire, Kagame yakoze akazi ku rugamba nk'umuhuzabikorwa, kandi nyine akomeje kugirwa n'inama y'abara guidance uko ibyo ku rugamba bigenda, kuko ntabyo yari azi na rimwe. Intambara ya FPR kimwe n'izindi zabayeho, iziriho ubu n'izahazaza, zose zigira abafatanyabikorwa. Natwe rero gutyo twarabagize, baradufasha, dushobora kwiyubaka. Aba nibo bafashaga Kagame uko urugamba rwayoborwa, ndetse baradufasha igihe kirekire, kugira ngo twaje kumva ko dufite ubushobozi, kandi baradufasha kurinda intambara irangira. Rero hanyuma mu bigendanye no kurwana urugamba, Kagame yitiriye za credit zose, akaba ari we uzitwara, nta undi muntu wumvikana mu barwanya intambara. Cyatumye intambara ihindura isura, tumaze cyane kubona inkunga y'igihugu cy'Ubugande gituranye cyacu
nuko ba kamandazi bari baramenyereye kurwana intambara kuva muri NRA. Ibi byose byatumye dutera imbere vuba, dushobora kwihutisha intambara. Rero Kagame ibigwi bye byose muba mwumva afatanyije n'abafatanyabikorwa be, ibyinshi bavuga bubatse mu mateka y'u Rwanda n'ibihimbano. Aha turavuga kuri ba dictate uko baza, uko bimaginga, n'ukuntu bagenda bakihindura ibintu biri artificial byo ubwabo mu by'ukuri batari byo. Ni nayo mpamvu mubona amateka yose y'u Rwanda agomba kuvugwa n'akabarebe, iyo atari Kagame uyivugiye ubwe. Biterwa n'iki? Nuko ari ibintu badoze bagahimba. Yewe niyo baguha izo nshingano nta wundi washobora kubihimba ngo bivuga nk'uko babihimbye, kereka ugombye kubijyanirwa mu ishuri ukabyigishwa, ko birakomeye cyane, ni nk'ubufindo. Mwese ababaye muri RPF na RPA muzi ko nta wemerewe kugira icyo avuga ku mateka ariya ntambara mwese mwabayemo, n'iriya politike mwabayemo. Nuko nyine ibintu byose ari ibidodano bya Kabarebe na Kagame n'abandi batekamutwe babo bahimbye bagamije, nta kindi bagamije atari ugutanga amateka uko ari, ahubwo bashaka kugira Kagame igihangange no kumuha ubutwari bwa fake bw'akataraboneka. Banyarwanda, buriya abarwanya iriya ntambara bose, n'uwaba ari mu kabari yanyoye, nta wapima kuvuga ku bya mateka y'intambara na politiki ya FPR, kereka yabitegetswe yabiherewe uruhusa. Kuko nyine yahitwa manikwa, yahita amarwa n'isi, amirwa n'isi. Kuko ibinyoma nibyo ibinyoma bikomoka kuri ziriya ntambara n'ibyo byagize Kagame, ibyo bamugize icyo ari cyo, niyo politike imuhagaritseho. Kandi nk'uko nabivuze, n'uwahabwa umurimo wo kubivuga ntabwo yabishobora. Ni ubufindo, ni ibintu bipanze mu buryo bugomba kwigishwa igihe kirekire. Ba dictator bagira menshi. So ibiranga Kagame n'ubutegetsi bwe ntabwo ari bishya ku banyagitugu aho bagiye baba hose. Kandi abanyagitugu bose iyo bava bakagera, inzira yabo ni imwe. Rero Abanyarwanda barababaye, Abanyarwanda babuze ubwinyagamburiro mu gihugu cyabo, ifungwa, iyicwa rya hato na hato, imisoro y'agatangaza ishaka gukuza za business za Kagame, ko amafaranga yose ayivamo nta handi ajya mu mifuka no muri za business za Kagame, za Crystal Venture n'ibindi nk'ibi byo bitangaza n'amadege ya Kagame. Nta handi imisoro Abanyarwanda bakamuramo ijya, itonesha riteye isesemi ryazunze Abanyarwanda. Kagame gushoza intambara n'isi yose hirya no hino, ubwoba bwokamye abaturage mu gihugu kubera izo ntambara zibazengurutse hirya no hino. Umunyarwanda hanyuze hose akaba yarabaye ruvumwa. Hakaba hiyongeraho no kumarisha urubyiruko rw'u Rwanda abashora muri izo ntambara z'urudaca. Ibyo byose Banyarwanda, Banyarwandakazi, bikwiriye gushyirwaho akadomo. Dore ba dictators uko babayeho benshi tuzi bo mu karere k'iwacu, bose babayeho bavugwa ko bakunzwe, kuko kubera iterabwoba. Ndetse bamwe muri bo rwose bakomeje kwitoresha
bagahora batsinda 100% nka kuriya kwa Kagame uko ahora bigira. Bose barasingijwe, bahimbiwe indirimbo ziraririmbwa, bose barogejwe, barahimbazwa, barasingizwa, bati ni wowe, ni wowe, ni wowe gusa, nka biriya bya Kagame byirwa bivugwa muri za Rwanda Day n'ahandi. Ariko bose uko byarangiye nabi cyane, kandi byose byarangiwe yabine ko byarangiye byikorewe n'aba baturage n'ubundi bahoraga baririmba za ndirimbo, basingiza, bahimbaza abo banyagitugu. Abo baturage nibo babikijije, kandi babikiza nabi nk'uko turi bubone muri aba bakeya bakurikira. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, na Kagame byanze bikunze niko azarangira, ahandi aribeshya. Reka turebe ingero nkeya z'aba badikiteta ku butaka bwa Afurika. Habayeho Gaddafi wategetse Libya kuva mu 1969 kugera muri 2001. Iyo yose yari imyaka 44 yaratsikamiye abaturage, yarasingijwe biratinda, ndetse we yakoze n'amajyambere afatika ku baturage be, amavuriro, kwigira ubusa, bubakira amazu. Ariko ibyo byose byagendanye no gushyigikira amatsinda menshi cyane ku isi hose y'iterabwoba. Aya mafaranga afasha mu buryo bwose, yafashije benshi barwanyije za leta zabo muri Afurika, abafasha mu mafaranga no mu bikoresho. Ariko yakanamizaga abaturage be kuko yatsimbariye ku butegetsi icyo gihe cyose cy'imyaka 44. Abo baturage byarangiye ari bo bamutanze. Muzi ko otani yamuteye, ifasha abo baturage yari yatsikamiye imyaka yose, bamuvana mu myobo yarihishemo, bamwica urw'agashinyaguro, bamwanika ku gasi, maze bamutwara nk'umwanda, bajya kumuhamba ku nyanja. Ngurwo rwo Saddam amena ko perezida wa Libya Gaddafi Muammar yapfuye. Mwese muzi Saddam mu kigo cya Perisi. Saddam yategetse igihugu cye kuva mu 1978 kugera muri 2003. We yari imyaka 24. Muzirikane ko Kagame ategetse 30 muri abo bose tuvuga, kandi aracyagenda cyane. Saddam yategetse 24, atonesha umuryango we na bene wabo ba hafi, bose bari bo bategeka igihugu abashyira mu ngoma. Biharira umutungo w'amavuta yo muri Iraq muzi, akanamiza igice cy'abanya-Iraq b'abakurdi n'abandi benshi batavugaga rumwe nawe. Yashoje intambara ku bihugu by'ibituranyi, yateye za Irani, yateye za Kuwait, yivuga imyato cyane, yishongora ku baturanyi n'abanyaburayi. Nawe mwabonye ko yatewe na rubanda, babifashwemo n'abanyamahanga, maze baramwigaranzura ku manywa y'ihangwe, ajya kwihisha mu myobo. Bamukurura mu myobo, baramuzana, baramugaragura mu nkiko, maze birangira anyonzwe mu buryo bugayitse cyane. Bamushyira mu mijugunya, baramumanika agayitse cyane, na bya byubahiro na kwa kwidoga n'ibitangaza byose.
Mobutu wa Zaire wategetse igihugu kuva muri za 1965 kugera 1997, imyaka 32. Kagame arabura homwe. Mobutu muzi ko yahimbiye indirimbo n'abahanzi bose b'abahanga, indirimbo nyinshi, kandi muzi ko ari we basabaga agatora abahanzi beza ngo bamuhimbire indirimbo, bamubyine, asingizwe. Mobutu yabaye umukire wa kane ku isi yose, ubwo abaturage be barabatindi banyakuye, bambaye ubusa, barya ibishorobwa byo mu biti, bacukura imizi, basarura imbuto zo mu ishyamba. Abantu bose barokamwe n'ubujiji, nta mashuri, nta mavuriro. Baratojwe ko Mobutu ari imana ya Zaire. Nawe yarigize igihangange ashyigikira intambara zo mu karere, yashyiye abarwanyaga Ngora igihe kirekire, yahamagaye imikino iva muri za Amerika kuza gukinira iwe, n'ibindi byose bitagira akamaro, abaturage bameze nabi. Igihugu cye nta kontrol cyageraga muri ibyo bihe byose. Nawe mwese muzi ukuntu yirukanywe nk'imbwa ku manywa y'ihangwe, agenda ari indembe ya kansa. Ya mamiliyoni yose yari afite ntacyo yamajije, kuko yose yarafatiriwe. Mobutu yapfuye asabaga supu k'inyama y'umukaro, ashaka agahumuro ka ya mikaro yaramenyereye, ariko yarayibuze. Hariho Bokassa wa Centrafrique wigeze gukora ibirori biruta ingengo y'imari y'igihugu cye. Mwese muzi Idi Amin wa Uganda wategetse kuva muri 1971 kugera 1979, imyaka 8 yonyine, we nta n'amatora yigeze ashaka. Yategereje Uganda igitugu kikabije, yabanje kwica abantu bo mu bwoko bw'abacori n'abarango. 71 yose na 72. Abasirikare, abo mu nzego za leta zose, abanyamadini bakomoka muri ayo moko bose bishe 72 no muri morali 71. Abenshi yabasukaga ahantu hari imigezi hose, za Kagera, za Rivanayiro, n'imigezi minini yose. Mu myaka yakurikiyeho Amin yishe abanyapolitike baho bose bahoze mu ishyaka rya UPC. Arangije akurikizaho abanyamadini, akurikizaho abacuruzi, ageze aho atoragura n'uwitwa umuntu wese w'umunyabwenge wize, abantu ba professors n'abandi bose yumvaga badashobora kuyoboka ingoma y'igitugu. Amin yirwaga arasa abantu benshi mu ruhame, kuri za City Square, kuri za Clock Tower, n'ahandi hirya no hino hose hari ibibuga mu gihugu. Wari umuhango usanzwe ngira ngo buri wa gatanu nangwa wa gatandatu bagomba kwica abantu. Ariko bagenzi banyarwanda, aba banyagitugu bose, nta wigeze ibyo byose bakoraga bibi, nta wigeze abura umwamamaza. Abaturage bari barakangaranye bakabamamaza kubera ubwoba, ndetse n'abandi bari babarimo b'ibisambo babihemberwaga, nabo ntibasibye kwigisha rwose, batoza uko abayobozi ari beza, nka kuriya kuko Kagame mwerwa bariya bayisikote bakabarebe birirwa bakora n'abandi bakorana nabo. Ariko ibyo byose ntabwo byabuzaga abantu yuko inkundura y'impinduka ko nigera ko batazasiba kubona ko bibeshye. Aba bose bagabye ibitero, ibyo basangiye na Kagame aba dictator, aba bose bagabye ibitero mu bihugu bituranyi, barata ngo ubuhangange bwa gisirikare, ndetse bamwe bari bafite n'amafaranga ava mu mitungo yabo kamere ibihugu byabo. Bohereje banashyigikira amatsinda y'iterabwoba mu turere batuyemo no hakurya y'amayanja. Ariko bose bakuwe ku butegetsi, banapfa nk'imbwa zitigeze zikira agaciro ako ariko kose kuri iyi si. Kagame azerera iyi si yose, ingendo zitwara amamiliyoni menshi ubwazo, ariko akagenda nabwo atuga
atanga bituga y'amafaranga menshi cyane, agerageza kuyaha abantu bari influential kuri iyi si, cyane cyane abigeze kuyobora ibihugu bikomeye kuri iyi si, abanyamadini n'abandi bakora mu nzego z'amareta, agira ngo bamuvuganire. Afata amafaranga menshi agapakira abanyarwanda mu madege, akaza nk'uko mwabibonye yabikoze kuri za Rwanda Day, ngo hose ajya kwigaragaza ko ari mwiza. Ariko byose aho hose ngo abagerageza gusibanganya ibyaha, cyane cyane yakoze byo kwica abantu benshi bimuzwiho. Ariko ni ukuri Kagame aracunda yikoba. Akarya jambo rya Pilato muri Bibiliya ngo ibyanditswe byaranditswe ntibizahinduka. Kagame nawe azarangira gutyo, aho ibintu bigeze nta yindi nsinzi. Banyarwanda, ikiganiro cyanjye nabateguriye naha kigarukiye. Nimuhozeho ukuri kuzatsinda. Murakoze kandi mwese aho muri, nimugira amahoro.